ugeze n'utu n'ahangaha tugiye gusengera cyangwa twicara hano hejuru twicara hano hejuru gusenga rero tukigera hano Mwami Yesu mu gihe zakikanesha inzira yawe kikaneme cyangwa kikanemerera mu rugendo cyangwa rero cyangwa kikanemerera ndabona nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse n'umubabaro ubwo rero watubanjirije tuje tugukurikira tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mw'ijuru sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu rero cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu umurimo wanjye kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira uko wayimenyesheje mu gihe hagize icyaha kikanesha inzira yawe cyangwa rero cyangwa kikanemerera mu rugendo mfite uzaze uca uwo mugozi uzabumbashye umutima nezezwa no kubohorwa urandinde mwami Yesu ntunganirize imigambi uzanyibutse urukundo utingwina mwana wanjye yasigaye hasigaye umwanya muto wo kuzahozwa ibyo byose ugeze wagejeje utingwina mwana wanjye yasigaye hasigaye umwanya muto wo kuzahozwa ibyo byose ugeze wagejeje. Amina. Imana ni nziza bavana. Amen. Mu bundi buzima Imana iri hejuru y'ibintu byose. Amen. Kandi reka mbabwire kuba tugeze hano ntabwo ari twe twizeye hano. Kuba tuje hano ni ukubera Imana. Amen. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo abazi Imana yabo nibo bazakora. Nyamara gukomera bazakurikira ubutwari. Amen. Ni ukuvuga ngo rero umukobwa Imana imusubize mu buzima bwiza. Imana ibashe kongera kumugarukaho imugirire neza
nawe yongere agire ubuzima buzima. Imana imugirire neza kuko ijambo ry'Imana riravuga muri Matayo ibice 7:7 ngo nimusaba muzahabwa, nimushaka muzabona, muri mukomande muzakingurirwa. Reka mbanze ndibasomere iryo jambo kugira ngo tugende turangira no gusiga kuko ibyanditswe n'ibyo ngendera muri Matayo ibice 7:4. Musabe muzahabwa, mushake muzabona. Musabe muzahabwa, mushake muzabona. Mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, ukomanga ku rugi akingurirwa. Mbese muri mwebwe icyenda, mbese muri mwebwe hari umwana we yasaba umutsima akamuha 10 cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri bari mukaba muzi ibyiza abana banyu, none se wo mu ijuru we ntazarushaho kubyiza wowe bimusabye? Imana y'amahoro ni ukuvuga ngo Imana irashoboye. Urumva muvana, Imana izakugirira neza kuko nabonye ubuzima bwo gusenga nta kibazo. Iyo wasenze Imana iragutabara. Ubuzima bwose buriya iyo wasenze utabivangavanga. Amen. Imana ikugirira neza. Amen. Imana ikugirire neza kandi Imana ikugarukeho cyane. Kandi ni ukuri ibintu wanyuzemo byose wumve ko hari Imana yemeye kubinyuramo, kandi hari n'Imana, iyo Mana ikaba yaremeye ko uzanabitambukamo. Amen. Igiye kugusengera Imana iguhe imbaraga, iguhe umugisha, iguhe gukomera, nawe wongere nk'abandi kandi ni ukuri. Amen. Ujye ubivangamo no kwiyiriza, ujye ubivangamo mbese no kwiyiriza gusa. Mana nziza ndagushimira, ndaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, Imana itabara, Imana ivuga bikaba ndetse agategeka bigakomera. Ndagusengera Mwami Imana umuvandimwe cyangwa se umukobwa wawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti ndamusengera umugirire neza. Dore Mwami Imana umutabare, dore Mwami Imana umurengere, dore mu izina rya Yesu. Dore Satani nawe yagiye kumugendera cyangwa se yagiye kumuteza ibibazo, ariko kuko Imana ishobora byose gusengera Mwami Imana tumwaturiye gukira, tumwaturiye kubohoka, tumwaturiye imbaraga zo cyo mu ijuru. Mana mugirire neza. Imbaraga zawe ubutware bwawe bwamagaye ku buzima bw'umwana w'umukobwa. Ni ukuri Uwiteka wamurengera ukamutabara. Mana ni ukuri imbaraga zawe nizo akeneye ubugwe nizo akeneye. Mu izina abadayimoni b'inyatsi ndabirukanye, abarwangendanye ndabirukanye, abo rya Yesu, naho muri neza urakoze rero mbere ahantu kuri data mwiza, nzi neza ko utazibagirwa ko twahageze. Mugirire neza kandi mutabare mu izina rya Yesu. Amen. Imana rero itugirire neza kandi Imana idutabare. Ndagira ngo mbabwire ngo buriya ntaho Imana itagukura kandi naho Imana itakugeza. Amen. Imana iturengere kandi dushyigikire. Hari ijambo ry'Imana ryamaze ku mutima nanone ryo muri Matayo nanone ibice 6 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Haravuga ngo Yesu aduhana kutagirira ubuntu kwishimisha.
mwirinde ntimugakore ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo nta ngororano muzagororwa na data mu gihugu cyo mu ijuru. Kabiri, ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe, nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu miryango, bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo wowe nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'iburyo kw'ibumoso ujye kumenya icyo ufite gukora. mu bwacu bwanjye Imana irahita ibyifuzo byanjye, inambe n'akazi n'amafaranga. Wenda nabonye nyine ahantu heza nzaza mba nkarya nta kibazo, wowe wanambaye n'imyenda. Ubu Imana irahita inangira igihe umuntu mwiza, ime n'agakiza, ime n'ibintu byose. Ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo Imana ntabwo yisubizaho, ariko byanze bikunze hari impinduka zigiye kuba. Imana igiye kuguhindura amateka kandi icyo nizera cyo guhera uyu munsi urabona impinduka, kuko Imana yo mu ijuru iyo twayisenze tukayibyaza, Imana irabikora. Nta gihe kinini kizashira Imana itakwiyeretse.